Abana ngani muze dutahe dore amasaha arakuze. Nimwakimenye bihagije se? Mama Teta, naretse mbere yo gutaha abatembeza mu mudugudu wacu nkabereka ibyiza bitatse. Ariko ntukansetse Hirwa. Niba iki se bibitatse? Mwebwe muze mbereke muraza kwirebera. Ni ku iduka bacururizamo ibintu binyuranye. Niho tugurira isabune, umunyu, amavuta n'amandazi. Yego, iyo mu rugo bayantumye ni hano nza kuyagurira. Dore hano ni ku kigo nderabuzima, niho abaganga bavurira abarwayi. Nanjye nigeze kurwara malariya banzana hano kwivuza. Baransuzumye, barangije bampa imiti, ndayinywa ndayimara maze ndakira. Aha niho biyogosheshereza. Maze natwe mu mudugudu wacu turahafite, sibyo mama? Yego. Baragufata bakakwicaza mu ntebe maze bakazana ikintu gihenda bakakigushyira ku mutwe umusatsi ukavaho. Wabimenye Teta, bakita imashini yogosha. Ariya ni amashuri yo murayazi. Siyo twiga se ndahazi. Hariya se ho kutahatubwiye? Ntabwo mazi. Hariya ni ku biro by'akagari. Niho bashakira ibyangombwa bimwe na bimwe. Ni naho abayobozi b'akagari bakorera. Ese Teta, ngaho genda ubike umupira wawe maze uze nkuhagera dore urasa nabi. Teta, ko watinze? Mama, uyu munsi noneho ndashaka kwiyuhagira. Ntabwo urabimenya reka nkuhagire. Mama, ndabizi. Urabigenza ute? Ngiye kwiyuhagira mereye mu mutwe, nkurikizeho igihimba, nindangiza nkurikizeho amaboko. Noneho nyuma noga amaguru. Ngaho iyuhagire ndebe. Nutabikora neza, ndongera nkuhagire. Ndabona ubyutse kare Hirwa. uyu munsi turaza gukina n'abandi bana papa. Ahubwo nashakaga kugusaba uruhushya. Mbere yuko ngo uruhushya, ngwino mbanze nkogosha umusatsi ndabona umaze kuba mwinshi. Oh, ntureba ko usa neza kurushaho? Ujye ukunda kugira isuku. Hirwa, noneho uyu munsi wakinnye ibiki ku buryo wenda uzabigezaho? Papa, uyu munsi njye n'inshuti zanjye twakinnye cyane. Uzi ukuntu byari byiza?